singufashe ubuziko ndimo gutoragura amabuye umamagariza inshuro zose ngiye nkuri mu mwenda izina ry'Imana reka ntukikanga kubona nakubuza inshuro 17 nanje bura aho nguri igitelefone kinini nzaje ndabaha amakuru ni wumva se shahubwo umva rwose numva Kigali gusirimuye bwa buturage bugiye kukuvamo izina ry'Imana umva twibwirira uko bwiriwe aho ngaho uko Kigali bimeze naho aho ngaho rwose mu cyaro amakuru ahora ari yayandi ngo Daforoze yadwanye na Lidefonsi ngo bakuranye amenyo nayo rwose amakuru y'igitwihera amakuru y'aho ngaho Kigali aho ni sawa cyane ndaje ndakababwira mbere ku murongo muhumure ahubwo nandi kugira ngo ubwire ibyintuzi inda ya Mutesi kagira inkuru rero ubundi nicyo ngicyo wemerera rwose umunwa wawe rwose umva uzana gukiza izina ry'Imana meruka kumva amakuru ya Mutesi ngo yakatiye Rudoviko arangije ngahita yizira Kigali aho ngaho ngasanga ngo boss Mutesi ndabisobanura neza ukurikije iminsi amaranye na boss sibyo ndabyumva kabisa haciyemo nk'iminsi zije kugera kuri 7 guca ariko shansa uziko zankoni wariye za Esperance ya mwarimu wa mate uziko zagufashije cyane izina ry'Imana mbere ni wari uzi kubara pe ariko rwose ndumva ubaze neza kuko rwose Mutesi yavuye hano hagati y'iminsi 7 n'9 pe Mutesi iriya ukurikije ukuntu bayimuteye nguteze amatwi pe umva babarira ubwiriye rwese amadongo yawe ndi kumva ngenzi yawe nikuragoye utarambwira rwose iyo nkuru ya Mutesi niyibwirira Mutesi ngo bayimuteye bate Mutesi ukuntu bamuteye iriya nda ukuvuga ngo hari n'ukuntu inda banayiguteraga ugasa nkaho wagira ngo ntawe bayiguteye kazaba iraza nyuma mbega ni kwa kundi bafunze Veneranda akaza kumenya yuko bamuteye inda sohotse ari hanze muri gereza noneho akaza kumenya yuko Pauline yayimutereye muri gereza bakahita bamufunga n'ubundi yari asanzwe afunze aho turi kujana kuko ndi kumva nawe uri kunkurikira mu magambo ganze mbwira rwose ntihagire na kimwe ndabikubwira Tega nanjye urabizi niho nakura agacupa urumva numwiriye nkuru ndahita njya hariya kwa Rudoviko nanjye njibabwira umudugudu wose mbabwira inkuru y'ukuntu Mutesi yatwite urumva ubushera urwagwa ndanywa rwose mpage humura nawe umunsi waje nzagutamo ubushera cyangwa urwagwa shatsa ndaje ndakababwira mbere ku murongo muhumure yari asanzwe afite umugabo umwe atandukana nawe aciyemo icyumweru ashaka undi uwo wundi aramureka abonye bigiye kuba birebire aravuga ngo nje ngo naho ndi muri ibi ngibi aje mu bindi aramuhindura nawe afata undi uwo wundi yafashe rero niwe waje ari kaje mbega mu by'ukuri ni ukuvuga ngo uwo wundi we yaje ayimutera urumva uwo wa nyuma we yahise abimenya aravuga ngo naho ndabana n'uyu mugore reka mbe nigire gute nigende ariko se mu by'ukuri tuvugisha ukuri nsa ubwo ndamenya uwa mbere n'uwa nyuma ari nde wayimuteye nawe rwose uri kumbwira ibintu ukagenda ukancanganyikisha simenye ibyo ari byo pe yari kwicyo utari gusobanukirwa n'iki ese ubundi ibintu uko umugabo urumva bifite akira musobanurire ariko se wakiburungusuruwe uriyo kajyasi ingenzi yawe ngo itsobanurire Mutesi aramuzi ntago Mutesi ntago muzi ntago amuzi gakubita ikivuguta mu matama yombi ubundi se ugiye kumuha telefone uzi ko amuzi Alo mu rugo bazaje barampamagara kugira ubampereze mvugane nabo bari wo mvugisha mbese aho kibera ikintu ubwo se urumva iwanjye nibo baguhamagara gusa yego nkoresheje nimero yabo ariko nyine nagira ngo nkubaze ayo mafaranga Rudoviko arimo kumbaza nayi niba muri kumwe wa mumaze tukavugana kugira ngo bari wo mvugana nanje si mubaga muri kuhererekanya telefone kugira ngo bigende gute ereka nyine muri ibyo bimenya kuba tuguhamagara nuko tuba tugukunze kutavuga se nkubwiye yuko tugukunze nani masiyo ziragufashe rero kuvuga birakunani urimo kurira se ye akoze ko ntabwo uri kunyumvara yego ndi kukumva vuga buhoro ndi kukumva nta kibazo nani ndimo nkubaza aya mafaranga Rudoviko yubakishije iriya nzu agiye gushakiramo korodina ni wowe wayamuhaye reka bakoresheje agagandi go mu mushinga bari baramuhaye abargo birangiriraho yego rata nanjye nabitekerezaga kuko nabibabwiraga yuko yayakuye mu mushinga ariko nibabyemere bakavuga yuko ariwe wayamuhaye ariko rero ubwo nimba utarayamuhaye bishatse kuvuga yuko ufite amafaranga kandi dukeneye amafaranga yo kuvuza korode kuko yarwaye amahi nka tata ako ngaho ko si kandi ko karava hehera ngo yarwaye ikize umva rwose ngari kumva umutwe uri kumurya umubiri wose ngo hakazamo na
Rubagimande da. Mande. Rubagimande rwose izina ry'Imana ngo nayo ngirimo. Cyane nibirabijyo yirirwaga ararira mu restaurant ngo nawe yabaye mukozi wo mu restaurant ntako atagize. Aha, icyo kintu nanjye nagitekerezaga rwose izina ry'Imana kuko amaze iminsi ajya gushukurayo yigize y'umukozi. Bira bintu babaga batetse bimeze kuri bihengamye ubundi byabura gutera ingwara gute. Ariko se nanone igihe twabiririyeyo koko igihe yabiririyeyo koko ubu ngubu nibwo byibutse kumurwaza ahubwo baramuroze pe. Kantu kose mukamenya kukabarira mu burozi arenda kumurogaza ngafite ikibare kumucaho. Wiki ariko cya uzi ko mukinisha uzi ko ejobundi yaguze inkwavu 3 Rufanse kahita mwogeza asumbira ebyiri kandi wibuka yuko na Rudoviko n'umubyara muri batisimu yari yamuhaye ihene ahubwo rwose ni wowe twashyizeho icyizere cyose cyuko rwose uri bumukize murukunye mumfata icyizere cyose ze mukakinshiraho kandi nje nababwiye ko ariko se tutakigushyiraho si wowe mukuru wacu wagiye i Kigali nta mafaranga mfite muramenye. Ariko se si wowe ejobundi wahamagaraga Mariya uriya wateretaga umubwira yuko ufite amafaranga umwiyemera umubwira ngo rwose ngumeze neza muri Kigali karafashwe. Ubushize umumagaye ntaho nakubwiye kandi nari ndi gukora banyirukanye. Ariko ubundi sha wundi ukora bakwirukana buri munsi gute cyangwa wibagije yuko ugarutse n'abahita bagufunga wibagiwe yuko wagiye uhunze inda wateye arine urabyibagiwe ubu ngubu n'ubufunze. Ngo ibutungure byangibyo umuntu abaga ananiwe kubyizirikanya inzira ngabyimenye. Enda kubaza iyo abatari ngewe Gakwege ubuhungishe ubu ngubu ntuburi mabuso nuko rero zana ayo mafaranga umubwire ngo ndagamushakira gakubita ikivuguta mu matama yombi ubundi wigiraga make. Alo komera cyane mwa ndakomeye cyane rwose ariko nawe nizere yuko ukomeye. Aho ngaho urumva ko ari sawa ariko simwa ko mbonaga nawe ukundaga kurira cyane bura nawe urukurira mu mutwe hari igihe wumva ishatse amakanu kagaserera ukuntu bireke agaserera gusa se sha ko hazamo n'agasesemi nk'ako umugore utwite izina ry'Imana. nanje karamfataga apo rwose urumva yuko n'umurozi wacu ari umwe. muri izi minsi rero nje nawe tubyijyaho duhindura indiro ariko wamugani reka noneho duhinyuze uriya murozi wacu waturoze noneho twebwe turira ukwacu ahubwo turarira gute tuje turanyigira.